Abakunzi ba Amisha Driving School ndongera ndabashuhuje cyane muraho murakomeye mumeze mute. Ubushize twari turimo tureba ibyapa cyangwa ibimenyetso byo kugenda mu muhanda. Twabonye ibyapa bibuza, tubona ibyapa biburira, hanyuma tubona n'ibyapa bitegeka n'ibyo tugiyeho. Ibyapa bitegeka, ibi byapa bitegeka rero nkuko nababwiye dusoza video y'ubushize, biba bifite ikirango nkuko muri kureba bino byapa. Ibyapa bitegeka bigizwe n'ishusho y'uruziga ifite ubuso bw'ubururu, umuzenguruko w'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ibyapa bitegeka nuko bimeze, ni umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Twigendeye ku cyapa cyacu D1A. D1A murakibona gifite agafresh kareba ibumoso. D1A kivuga ngo iki? Kiravuga ngo icyerekezo gitegetswe. Bishaka kuvuga ko bakweretse ko ugomba gukata ibumoso, wabishaka utabishaka. Icyerekezo gitegetswe gitegeka buri kinyabiziga gukurikiza icyerekezo cyerekanwe n'uturanga cyerekezo cyangwa kunyura muri kimwe mu byerekezo byerekanwe n'uturanga cyerekezo. Ni ukuvuga ngo hariya ni wore D1A ntago ushobora gukata iburyo nibibaho. Ni kimwe na D1B na D1C na D1D. Ni ukuvuga ngo barakwereka ugomba gukatira byanga bikunda. Murebe kuri D1B icyerekezo gitegetswe. Ni ukuvuga ngo bagutegetse kujya hehe? Bisobanura kimwe n'icyapa D1A icyerekezo cy'akaranga cyerekezo. Ni ukuvuga ngo icyerekezo cy'akaranga byerekezo bibiri. Bakweretse icyerekezo cy'akaranga byerekezo bibiri niyo D1B. Kigakoreshwa nyamara kugira ngo cyerekane ko ibinyabiziga bishobora kunyura hirya no hino y'inkomyi iri mu nzira y'abagenzi. Murabona ko iki cyapa ndimo mbabwira D1B, iki cyapa D1B cyari cyo muri kureba hanga kuri screen cyonyine, kirashaka kuvuga ngo ushobora guca ruguru y'inkomyi cyangwa ukanyura iburyo bwawe ukaba wagira ute wayizenguruka. Naho ibindi byo biriho uturanga cyerekezo, bagiye batwereka iki kibanza cya mbere iburyo, ibumoso no gukata iburyo na ibumoso. Ntago ushaka gukata iburyo ntibishoboka. Igikurikiyeho cya kabiri ni ugukomeza imbere, ntago wemerewe gukata nubwo aba ari umuhanda. Icya gatatu kiravuga ngo urakata iburyo, wabishaka utabishaka ni iburyo. Naho icya nyuma iki gifite utwerekezo tubiri, ni ukuvuga ngo ushobora kunyura hino y'inkomyi cyangwa ukayinyura munsi nta kibazo. Ibi byapa mu byige inshuti zanjye bizababashisha rwose kugenda mugakora nkuko twabibabwiye kandi mugatsinda. Dukomeze n'icyapa cyacu D2. D2 mubona gifite akambi kareba hasi, bivuga ngo ugukikira bitegetswe. Mu gukikira bigize gute bitegetswe? Ni ukuvuga ngo ugomba kuzenguruka iyo nkomyi. Ikimenyetso gishyizwe ku buhungiro cyangwa imbere y'inkomyi gitegeka buri kinyabiziga kunyura mu ruhande rw'ubuhungiro cyangwa rw'inkomyi yerekanwe n'akaranga cyerekezo. Rero ugomba ni ukuvuga ngo none n'ikino cyapa bakikubajije bazagwa ibisubizo wenda birimo ngo gukikira bitegetswe. Nusanga ari gukikira bitegetswe uzamenye ko icyo cyapa wagikoze. Hanyuma D3 kiravuga ngo iki? Murebe gifite utwambi dutatu tuzengurutse. Iriya ni rond-point, muyita roundabout cyangwa rond-point. Ivuga inkomane banyuramo bazengurutse. Ni icyo kintu cyonyine uzahabona, ni ukuvuga ngo igisubizo kizaba ari inkomane banyuramo bazengurutse. Nicyo gisubizo gitegeka buri kinyabiziga gikurikiza amategeko agenga inkomane banyuramo bazengurutse. Ni ukuvuga ngo ukuri kuratura dufureshi niko banyura muri rond-point. Ntabwo ushobora kwinjira muri rond-point ngo nurangiza ujye gutangira ukate ugende nk'urushinge rw'isaha. Oya, muri rond-point bagendamo banyuranye n'uko urushinge rw'isaha rugenda. Ni mu kinyuranyo gitandukanye n'urushinge rw'isaha. Rero kiriya cyapa D3 kiravuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse. Twakomeje D4. D4 kiravuga iki? Kirimo akagare hagati. Ni inzira y'ibinyamitende itegetswe. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye kariya kapa kareba abantu b'imitende, ibinyamitende twarabibonye mu video yabanje, umuntu ushidikanyaho akaba yumva iryo jambo ikinyamitende ataramenya iryo ari ryo, subira ruguru inshuti yanjye ugende urebe neza iyo video yabanje mu magambo udashobora kujya gukora ikizamini cya provisoire utazi, kuko aya magambo iyo ugiye utayazi biragucanga usanga ugiye gukora inshuro nyinshi bitari ngombwa. Iga neza mu gihe gito ugenda ukore wizeye ko ibyapa byose wagize ute wabimetirije. Nzaguma mbashira ama video narabwe ngo tuzakosora ibizamini tuzagira gute
ariko nshuti zanjye ntabwo nshobora gukomeza kubwira abantu urugero tugakosora nk'ikizami ariko tugasanga ibintu birimo byose nta kintu kimwe umuntu azi. Rero njye nk'umwarimu wabigize umwuga nshaka yuko mbanza kwigisha abantu hanyuma tugakora ibizamini nyuma. Ukajya gukora nta nkomyi rwose wizeye ko n'ibyo uri kwiga urimo ubyumva. Twagiye kuri D5. D5 kiravuga iki? Ni umuntu mukuru ufasha akana. Ni inzira y'abanyamaguru itegetswe. Inzira y'abanyamaguru itegetswe. Ntuzirirwe urwana n'ibindi bintu byinshi, nubona kiriya cyapa bazaba bakubwiye ngo ni inzira y'abanyamaguru itegetswe. D6 ni umuntu uri ku ifarashi, muramureba. D6 umuntu ari ku ifarashi, hanyuma iravuga ngo inzira y'amafarashi itegetswe. Biroroshye rege, ibyinshi iyo ushyizemo logique nawe urabyumva. Urabona ko ibi byapa birategeka, twabonye ko ibi byapa bitegeka bifite umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Rero kiriya kirango nicyo twitaho cyane, kivuga ngo inzira y'abanyamafarashi itegetswe. D7 kiravuga iki? Ni ikirango cy'uruziga, ubuso n'umweru, ubuso n'ubururu, umuzenguruko n'ubururu, hanyuma ikirango kikaba umweru. Icyapa gitegeka ni inzira y'amatungo itegetswe, gitegeka abanyamatungo kugira gute kuba banyura aho kibereka kunyura. Nawe kandi utwaye ikinyabiziga ugomba kumenya ngo hano hantu ngeze ni inzira y'amatungo itegetswe, uba ugomba gutanga inzira kugira ngo amatungo abashe kwambuka. Iki cyapa D8 kiravuga ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30. Hariya nshuti zanjye twumvikana, bitandukanye na bya byapa bindi bitukura, kuko cyo usanga kirimo 40, 50, ho baba bakubwira ngo ntiwibeshye ngo uzamure umuvuduko urenze 40 cyangwa 50. Aha rero ku iki ngiki cy'ubururu, kuko ari ibyapa bitegeka, kiragutegeka ko umuvuduko wafata ntiwibeshye ngo ujye munsi y'umuvuduko wa kilometero 30. Ni kuvuga ngo kugenda gake bishoboka ni 30, ubundi ugomba kurenzaho. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye munsi ya 30 anga umupolisi arakwandikira. Biba bisa naho bagwaye cya kindi cya 40 kivuga ngo nturenze umuvuduko, warangiza ukarenza ukagera muri 80. Hano uramutse ushyize urushinge muri 20 rw'ikinyabiziga cyawe, umupolisi ashobora kuguhanira yuko wagenze umuvuduko mutoya, warengeje umuvuduko ntarengwa. Biravuga ngo umuvuduko ntarengwa ni kilometero zingahe? 30. Naho D9 ryo ravuga ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ni ukuvuga ngo yongeye ku muhanda ukabona kiriya cyapa cya D8 kiragutegeka kugenda byibura umuvuduko muke wagendaho ni 30. Ariko iyo umaze kugera kuri cya kiri 30 giciyemo akarongo k'umutuku biba bikubwira ngo bya bindi twagutegeka by'umuvuduko muke ntarengwa nta kibazo ushobora kugira ute. Ushobora none kuzamura kuba wagenda gakeya munsi y'ibirometero 30 ku isaha. Komeza rero nshuti yacu, komeza usangize iyi channel uko tugenda tubaho turi benshi, niko bifasha benshi channel ikazamuka ikagrowinga up, hanyuma nabo igenda ifasha bakarushaho kubikora neza. Twatangiye kubona kuri WhatsApp abantu benshi batubwira ngo nagiye gukora mu nsengere nakoze nabonye aya. Ni byiza rero ko niba ukoze hano ukabona hari akantu twakwigishije ugiye mu kizamini urakabonye karagufashe gutsinda, jya muri comment ubwire abafana bacu abadukurikiye, ababwira uti ejo nzajya gukora, cyangwa se ubabwira uti nakoze nabonye aya ngaya. Bizadufasha natwe kudutera imbaraga zo kumva yuko tutari twenyine. Aho kujya kuri WhatsApp mu commenting kuri WhatsApp, ni byiza ko dukomentinga kuri comment zo kuri channel Amisha Driving School. Muri kumwe na Amisha Teacher. Amisha niyemeje kubafasha mu buryo bwose, hanyuma tukabasha kuba twakora rimwe, bishobotse twize neza tugakora rimwe gusa tukaba twatsinda. Hanyuma tuvuye kuri biriya byapa byose, ubu tugeze ku byo biti byapa biyobora, signaux d'indication. Ibyapa biyobora byita signaux d'indication mu rurimi rw'igifaransa. Ibi byapa rero, ni ibyapa bimenyesha gutambuka mbere. Ibyapa bimenyesha gutambuka mbere biba bifite iki? Ikirango rusange. Ibyapa bimenyesha mbere bigizwe n'ishusho, cyangwa ibyapa bimenyesha gutambuka mbere bigizwe n'ishusho y'urukiramende, umuzenguruko w'ubururu n'ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Hari igihe uzasanga bagushyiriyeho ibyapa bakoze ngo, cyangwa ntibirirwa bashyiraho ibyapa nko kuri kubireba, bagashyiraho ngo ibyapa bimenyesha gutambuka mbere. Ibyapa bimenyesha gutambuka mbere bigizwe n'iki? Ugasanga bashyizeho wenda ngo ishusho y'umutuku, uruziga mu ibara ry'umutuku. Uzibuke yuko ibyapa bimenyesha gutambuka mbere ari ibyapa bigizwe n'ishusho y'urukiramende ifite umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'ubururu, hanyuma n'ikirango cy'umweru. Ibyapa bimenyesha gutambuka mbere bigizwe n'urukiramende ubundi muri makeya. Murebe nko ku cyapa E1A kugeza kuri E1C, ibyapa bitatu bibanza C1A na C1C. Biratubwira iki?
ni ukumenyesha mbere icyerekezo, barakumenyesha mbere icyerekezo. Urabona nk'ara barakwereka ngo Butare, Nyamirambo, Ruhengeri, ku cyapa cya kabiri naho hari Butare. Ushaka nyine iyo werekeje aho icyo cyapa kiri kureba, bari kubwira ngo nushaka kujya Butare urakomeza imbere, nushaka kujya Nyamirambo urakata ibumoso, nushaka kujya Ruhengeri urakata iburyo. Murebe kuri E1B hariho Byumba, hariho Gabiro, ni ukuvuga ngo kiriya cyapa ni ahantu kiri niba mujya mugenda kuri uriya muhanda. Rero kiba kimenyesha ngo ushobora kugira ute, ni ukumenyesha gutambuka mbere, kumenyesha gutambuka mbere. Iki cyapa tugezeho E2A na E2B, ibi byapa bakunda kubibaza cyane. Babibaza kubera iki? Ureba hariya hariho umuhanda, hariho n'undi ushamikiye ku wundi, ariko ugafunga ukagira ishusho ya T. Uriya muhanda ngo ni umuhanda udakomeza. Baba bari kukwereka ko kariho T ari umuhanda utagira ute, udakomeza. Niba kubaza iki cyapa icyo kivuga muri make, ni umuhanda utagira ute, udakomeza. Mbararikira rero video itaha, mbakangura gukora subscribe, gusharing ino video, gukomentinga positively negatively, turabyakira byose. Kizima nuko tubona ko abantu mudukurikiye kandi murimo mwumva ibyo tubigisha. Imana bamugisha. Ciao ciao.